wowe wari uhari biba ibintu byabaye nari mpari nta nubwo ari byo byari bimuzanye ahubwo baramugambaniye gusa baramuzana basa nk'abantu bamuteye ikintu cyo kutamenya ubwenge yego yisanga ari ahantu none hakora ikintu cyo kwirwanaho cyo guhunga bimufiramo gukomereka igipangu cyanyu gifatanye n'igipangu Sabe yasimbutse neza birafatanye igipangu kibara donc clôture ni imwe irafatanye ni imwe yego kandi bigaragare ko mu guhungira aho hantu bigaragare ko bari bamutangiriye aho Yego. yagombaga gusohokera hari abantu hanyuma bigaragara ko noneho umwohereje wamugambaniye amwohereje mu nzira idahari. ino video uri kubona uwo mugabo urimo Yego. kandi utuye hano Umugabo ndamubona n'ikiganiro cye nacyo n'ikiganiro cyo wakibonye wagikurikiye nimba koko uyu mugabo ibyo yavuze nekeza ko ari ukuri kandi nanone wowe kuba twageze hano ugiye kuduhereza amakuru ya nyayo ese koko uyu mugabo atuye hano? Uwo mugabo ntabwo atuye aha. Kuki wumva ko uwo mukobwa afatanyije na bano bagabo? Hari umugabo twabonye w'agapfukamunwa wari wambaye agapfukamunwa. Ikindi kintu ndongera nibaza impamvu Sabe yakubiswe. Ikintu cyatumye Sabe ahunga kuriya mu by'ukuri yarasohotse abona abantu bamuta aho yagombaga gusohokera mu muryango wa nyawo mu marembo hari abantu kandi bafite mask. Yego. Kandi mu by'ukuri n'inama umukobwa yamugiraga inama yo guca ahantu hadacibwa hatari inzira kugira ngo nagera hatari inzira asubire inyuma babone uko bamufata neza. Ndahera naho mvuga hari igihe umugabo afite umugore umwe niryo tuze ntanaribone namugira inama yo gushaka wa kabiri naribura mugira inama yo gushaka wa gatatu. Utubwiye ko ari abantu ba mask waduburiza gute kuki abo bantu bamurwanyaga bamwirukankanaga bari bambaye mask kubera iki? Abantu rero barwanyaga Sabe niwo bita Hajati muri ikaritsiye. Hajati bavuze ngo uri mu batumye nyine mu batabaye Sabe. Nta mugabo n'umwe uhazwa n'umugore umwe. Yego. Ntago bibaho. Nahise umugabo ajya mu mihango. Umugabo aracura. Oya nagatsura. Ni gute rero wagereranya umuntu wuzuye n'umuntu utuzuye? Umugore ni igice. Umugabo aruzuye kandi niba amasasu yasohotse mu mbunda Silivupure yavuye muri chambre yayo akagera ku munwa w'imbunda ntabwo ari busubireyo. Uwo mugabo ararasa hehe? Abakeneye kurasa. Nje rero ndamutse menye ko yagiye akanarasa n'ahandi hantu sha wallahi njye atanarashe burya byambabaza. Urasa barakeneye kurasa. Yes. Kuko atarashe ese watunga imbunda itarasa gute? Amasasu ayo masasu abarimo abagomba kujyayo abagomba gusohoka ni hahandi imbunda yangirika ugasanga byanze. Yego. Ni gute iyo mbunda nazayitunga yarangije gupfa atarasha arapfa? Imbunda Sabe iyo Sabaza kuba afite umugore umuri ruhande uhora bari kumwe yambwira ati Sabe ngwino urase bimeze gute? Nta na rimwe yari gutekereza kuza muri kariya kajagari. Oya kuzamubwira ngo Sabe ngwino urase sasa ni gute atarasa? Ni gute atarasa? Aho kanga imbunda yagumye yigendana ahantu hose yabuze ahantu arasa birangira ayirwanya. Ibaze diridiri amasasu ku munwa w'imbunda diridiri uba wumva yarasa he? None se ubibona ute ari gusimbuka igipangu yaragiye kurasa bakamufata atararasa? Biriya bintu ubu ntabwo byica mu bwonko bw'umugabo watekereje gukora kiriya gikorwa. Nabivuze neza ko buba bwamanutse hariya hasi kandi iyo umugabo atarashe neza uko bikwiye abikiremba ibyo bintu mu byumve biriya Sabe ashobora kuzagira ikibazo kizahoraho kimeze gute? Sevre imbaraga zishobora kuzarangira burundu akanazinukwa n'ibikarangira ubwonko bwe ntibuzongere gutekereza imbunde cyane. Ngo umuntu aguca inyuma n'imvugo nyandagazi ni bibi cyane no gusuzugura abagabo. Erega abagabo ni abagabo. Abagabo ni abagabo. Ahubwo ngwino ndebe uwo yakoze amakosa. Gute kandi? Amakosa yakoze nayo. Nicyo nakubwiye. Sabe baramuteguriye barateguye neza barangije baranamuzana bamufasha ahubwo ku ngufu. Bamufashe ku ngufu kiriya kintu ndagihamya neza. Bamufashe ku ngufu baramuzubaza bamuzana hano yisanga ari ahantu yagambaniwe ahubwo yarabacitse Imana ishimwe. Benshi bazi ko Sabe ngo yaje hano ngo
waje gusambana n'uriya mukobwa. oya rwose Bamufashe ku ngufu bamuzana hano. bamufashe ku ngufu baramuzubaje baramuzana yisanga ari mu kagambane Bari hano k'abantu arabacika. mu gihe agerageje kubacika. Juste baramugambaniye bagambana n'ahantu bari bumushyire. Buriya bari bunacukure bakataba ntawamenya. Donc bari mu murigisa ahubwo Imana yaramutabaye. Sabe yararenganye. Buriya mugabo ni umugambanyi ruharwa. Ni umugome cyane. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu kananye basuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese impande zigiye zitandukanye. Mbabwire ko muri aka kanya rero tuje turi kumwe n'umutumirwa muri kumubona imbere ya kamera. Ni umubyeyi navuga ko atuye hafi yaho ibibazo byabereye, aho Sabe yasimbukiye igipangu. Twatugiye kuganira atubwira ukuntu byari bimeze, mbese mumboniye ukuntu abibona. Meze gute? Meze neza. Twagusuye rero mu buryo bugoranye cyane, ariko twagusuye bitewe nuko nibyo twabonye byabereye naha. Wowe wari uhari biba? Ibintu byabaye nari mpari nuko nabitekereza ndamutse numvise inkuru nk'iyo ku muntu uriya wiyubashye ufite ubwenge n'umugabo ukuze. Numvise ko abantu bavuga ko ngo yafashwe yaje gukora ibintu by'amabi. Yego. Ariko nkurikije ukuntu ngiye mbibona. Yego. N'ubuzima bw'umuntu ukuntu aba abayeho. Nk'umuntu w'umugabo nka Sabe ujijutse, wize, ufite ubwenge, byongeyeho umusirimu, byongeyeho umunyamakuru. Ntabwo yatinyuka gukora ikintu nk'icyo ngicyo ngo aze agikorere ahantu nka hariya uko nabibonye. Yego. Hanyuma bikaba bigaragara ko ari ikibazo ku bigaragara, binagaragara cyane nuko yagambaniwe. Kubera ko ntabwo umuntu yaza yateguye gukora ikintu cy'ubwangizi ngo aze aherekejwe n'amakamera. Nta nubwo kandi abantu bakwibwiriza ko hari umuntu wagiye gukorera amabi ahantu ngo nabo bibwirize bagende bajye gukamera ibyo bintu. Yego. Ikigaragara nuko Sabe ari umuntu w'umugabo kandi wagambaniwe cyane n'abantu bose be bamuri hafi. Kubw'iyo mpamvu rero ibintu by'ubugambanyi bibaho cyane, ariko kandi bitewe nuko abagabo babayeho muri ino minsi mikoro rasa nk'uyitungaho neza. Yego. Bafite ibibazo bitandukanye. Hari umugabo uba warashatse nibyo, kubera ko juste ndashaka guhuza n'impamvu yatumye koko icyo kintu ngo kiba icyo babeshya bavuga ngo yafashwe asambana. Oya, ntabwo ari byo, nta nubwo ari byo byari bimuzanye, ahubwo baramugambaniye gusa. Icyo mbona cyo baramugambaniye, baramuzana basa nk'abantu bamuteye ikintu cyo kutamenya ubwenge. Yego. Yisanga ari ahantu none hakora ikintu cyo kwirwanaho cyo guhunga, bimuviramo gukomereka. Ikintu rero nabwira abagabo muri ino minsi, wenda ndabwira abagabo n'abagore, kubera ko izo mpamvu ziri kuri kote zombi zateje icyo kibazo. Umugabo ashobora kwizera umugore we cyangwa se n'inshuti ye, hanyuma bikaza kumuviramo impamvu yo kubabara, kandi akababara cyane. Ibyo kandi biterwa n'imibanire tubayeho muri iyi minsi. Cyane cyane abadamu bazanyumva cyangwa se bazumva ikiganiro nk'iki, simbasitareho ko ni ibintu no kwihangana gato. Reka manze guce mu ijambo gatoya. Hano utuye hano, igipangu cyanyu gifatanye n'igipangu Sabe yasimbutse. Neza birafatanye. Yego. Igipangu cy'ibara donc clôture ni imwe, irafatanye ni imwe. Yego. yasenge ni hamwe nawe usohokera. Kandi bigaragare ko mu guhungira aho hantu bigaragare ko bari bamutangiriye aho yagombaga gusohokera hari abantu. Hanyuma bigaragara ko noneho umwohereje wamugambaniye amwohereje mu nzira idahari, kugira ngo babone ko bamufata neza. Nukuri yaragambaniwe cyane. Gusa nk'inama, simbizi niba nahita ntanga inama, ariko ibintu nk'ibi ngibi biba byaturutse niba koko Sabe ari umuntu ufite inshuti, akaba kandi afite n'umugore. Yego. Iryo ni ikosa rikomeye, ariko kandi iryo kosa riba rifite burya icyabiteye. Nk'umuntu utuye hano hafi, wowe ni ikihe kintu, niyo mpamvu ushingira uvuga ko ari ubugambanyi
Sabe yakorewe, cyane ko utuye hano urahazi neza, ushobora kuvuga uti wenda bitewe kuko ahantu bamwakiriye urugwari yaje muraruzi, abarugenda urabazi, ahubwo ni gute wavuga ngo yaragambaniwe ndetse kandi akagambanirwa no muri karitsiye zanyu? Impamvu nabona ko yagambaniwe ku giti cyanjye kandi n'undi wese ufite ubwenge yabitekereza nk'uko mbitekereza. Mikoro se nk'uyitungaho neza. Impamvu yagambaniwe, nabonye ko yagambaniwe ni umugabo iyo yasezeranye n'umugore kuba bajya kwinyesibura ahantu runaka, gukora ayo mahano bavuga ko ariyo yari amuzanye, bajya ahantu hihishe kandi bagenda bihishe. Kandi nk'umugabo muzima nka Sabe ufite amafaranga, ntabwo yari umuntu wo kuza kwipfurika munsi y'igiti ahantu hari umwanda hatameze neza. Niyo mpamvu mbona ko bamugambaniye bakamuzana ari nkaho bamupfutse mu maso atanareba atanabizi, bakanamwumvisha uburyo atagomba no kuzana imodoka, agomba gutega byihuse, cyangwa se bakaba bafite uko bamuzanye. Niyo mpamvu mbona ko yagambaniwe nk'umuntu w'umugabo. Ntabwo yari gutinyuka kuza gukorera amakosa ahantu nka hariya, amahoteli arahari, ahantu heza harahari. Ntabwo rero, niyo mpamvu mbona ko bamugambaniye cyane, ndanabishimangira. Reka nkwereke akantu gatoya. Reba ino video, uri kubona uwo mugabo urimo kandi utuye hano. Umugabo ndamubona n'ikiganiro cye nacyo n'ikiganiro cyo wakibonye wagikurikiye. Nimba koko uyu mugabo ibyo yavuze ntekereza ko ari ukuri, kandi nanone wowe kuba twageze hano ugiye kuduhereza amakuru ya nyayo. Ese koko uyu mugabo atuye hano? Uwo mugabo ntabwo atuye aha, niyo yaba anahatuye ntabwo ari umuntu warota ko Sabe agiye gukora ayo makosa ngo amukurikire aze afite na kamera. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Donc ikigaragara ni ibintu byapanzwe. Ntabwo umuntu ugiye gukora amakosa ntabwo atumira abantu, ari ugiye kuyakorerwa ari n'ugiye kuyakora. Ndavuga ku ruhare rw'umukobwa. Umukobwa ntabwo yatumira kamera, umugabo ntiyatumira kamera. Ni ibintu abantu bari bazi bapanze, babikora kuri gahunda neza, ahubwo Sabe yararusimbutse. Bari no kumwica, kuko icyabayeho nuko ni victime y'abantu babagambanye, biturutse ku bantu kandi b'inshuti ze, na cyane cyane n'uwo yitwa nde, uyu ngo bamwita ngo Bazarebe. Iryo zina kabisa ndabihamya cyane ko yagambaniwe n'uwo nguwo, uwo mukobwa ngwino ndebe. Kuki wumva ko uwo mukobwa afatanyije na bano bagabo? Hari umugabo twabonye w'agapfukamunwa, wari wambaye agapfukamunwa. Ikindi kintu ndongera nibaza impamvu Sabe yakubiswe, cyangwa se ntabwo navuga ngo yakubiswe, ahubwo ejo twakwandikira navuga ngo yarakubiswe. Ibyo byo gukubitwa rero bishobora kuba byarabayeho cyane ntibibeho, kubera ko ayo yose ni amabanga y'abantu bamugambaniye bateguye icyo gikorwa. Nibo bazi ibyo bintu, ni nabo basohoye amafoto, nibo babiteguye, babizi neza uko babigenje. Ahubwo Sabe yabanyuze mu myanya y'intoki, yarabacitse ni nk'Imana yamurokoye. Amfete nge ndi ku ruhande rwa Sabe cyane rwose, cyane nanarujyaho cyane. Kandi rero ariko Sabe nawe nubwo ndi ku ruhande rwe, namusaba cyangwa se namugira inama yo gushaka umugore we bwite. Aramufite, kuba mufite batabana, ibyo narabyumvise ko amufite, ariko ntibabana. Umugabo ashaka umugore babana, ntabwo umugabo ashaka umugore wo kumva iruhande. Aya makuru ko nta nubwo tuyafite yizewe, ntabwo dufite amakuru yizewe yuko batabana. Nta mugore afite. Ni ukuvuga rero umuntu w'umugabo n'impamvu yose yatumye ibyo byose biba, ni ukubera ikibazo cy'uko nta mugore afite. Kandi nk'umuntu w'umugabo ugejeje imyaka y'ubukure aba agomba kubana n'umugore byanze bikunze. Umugore aba agomba kumuba iruhande, kubera ko natwe muri Islam, Imana muri Quran rivuga ko abagore ni ituze ry'abagabo. Umugabo agira ituze kubera ko afite umugore. Mu by'ukuri Sabe iryo tuze ntaryo afite bigaragara. Aho yari agiye kurishakira barahamutegeye. Namugira inama yo gushaka umugore we bwite, yashaka agashaka na 2 na 3. Byaba ari ikosa gushaka umugore urenze umwe. Nanone nta kosa rihari gushaka umugore urenze umwe. Guca inyuma umugore si ikosa. Guca inyuma umugore biterwa n'impamvu.
umugabo ashobora guca inyuma umugore bitewe n'impamvu ni n'impamvu imwe gusa. Yego, yihe? Umugore ashobora kuba azi guteka neza, cyangwa se ashobora kuba atazi no guteka, agira umwanda, yego, afite n'ibindi bimuranga, ariko yubaha umugabo we kandi amuha ukuri kwe, amuha iryo tuze. Ituze ry'umugabo ku mugore ni ukumuha ukuri kwe, ni ukuba umugabo yashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we ku gihe abishakiye, akayibona ku gihe abishakiye, nta mpamvu n'imwe ibayeho yo kuvuga ngo umugore arabyanze. Ibyo byonyine nibyo bitera ingaruka muri aba bagabo bose mwumva bagenda bagira ibibazo n'abasore. Izo ni ingaruka, ni nacyo kintu gituma abantu babaho nabi kuri kote zombi. Abagabo babaho nabi, imiryango ikabaho nabi, abana bakabaho nabi, abaturanyi bakabaho nabi, inshuti zikabaho nabi, kubera impamvu y'umugore wanze gutanga ukuri ku mugabo. Kuko niba byimye umugabo we uko kuri, umugabo aragenda akagushakira hariya ku baturanyi, cyangwa se akajya mu bana be, cyangwa se akajya mu bakozi, cyangwa se akajya mu baturanyi. Ibyo byose ni ibintu biza ku mugabo. Ni ukuvuga umugabo iyo yatekereje gukora igikorwa cye, ubwo ndashaka kubihuza n'ibya Sabe, kubera ko iyo umuntu yatekereje gukora imibonano mpuzabitsina, ubwonko bwe ntabwo buba buri ku murongo, bumanuka hasi hariya, bugatanga sinyari, bukohereza intumwa. Iyo ntumwa iyo imanutse hariya hasi, igomba kuzamukana igisubizo byanze bikunze, kandi kiri positive. Niba rero umugabo yohereje, niba ubwonko bw'umugabo bwohereje intumwa nonaha aka kanya, intumwa ikamanuka hariya hasi, ikagaruka nta gisubizo gihari, ikongera igasubirayo, ntizane ikindi gisubizo, ikongera igasubirayo, ntizane igisubizo. Ibyo bibaye akamenyero kuri uwo mugabo. Umugabo ntatuze aba agifite, ubwonko buva ku murongo. Bwa bwonko bwoherezaga intumwa ntago buba bukiyohereje, bihita buhagarara burundu. Niyo mpamvu usanga nibyo byose, niyo mpamvu usanga hari abagabo benshi bavuga ngo imbaraga zabo zaragiye, ugasanga bashwanye n'abagore babo, kubera ko umugore igihe umugabo ashakiye kurasa, reka mbyite gutyo, igihe umugabo ashakiye kurasa neza, umugore arabyanga. Hari amasaha meza y'abagabo. Abagabo bundi, umugabo muzima ufite ubwonko buzima, ufite ubuzima buzima n'umubiri muzima, burya buri masaha 3 asetinga gukora igikorwa. Kiriya gikorwa kigomba kubaho muri ayo masaha. Kuko ngo na Sabe yagombaga kuzakora kiriya gikorwa. Icyo gikorwa ni nacyo cyatumye Sabe mu bwonko bwe ahamagarwa n'umugore, akamwitaba byihuse, kuko yari yagiye yabyisetinzemo. Nubwo wenda tutari mu mutima we, ariko ntabwo kwitaba umugore ako kanya akanagenda ku buryo byamuviriyemo ziriya ngaruka, ni impamvu y'uko yaregeye yanabisetinze. Ubwonko bwe nta nubwo bwari buri ku murongo, buriya bwari bwavuyeho tayari. Urebe ikibazo abagore bateza mu bagabo. Ni ukuvuga, urabona ko ikibazo kibaye kirekire, arakomeretse, arababaye, niba yari afite abana bagiye kubaho nabi, kubera ikibazo kimwe gusa cyo kuba adafite ituze. Niyo mpamvu abagabo bagomba gushaka umugore 1, 2, 3 cyangwa 4, kugira ngo iryo tuza ribone. Impamvu mvuze benshi, wenda tutarajya kure, wenda ibya Sabe, izo nama nizo ni ukuri, ni na byiza pe. Hari benshi biri bwubaka ibyo bintu n'ukuri. Ubona ari iki cyatumye Sabe yirukanka, ahunga, afite igihunga cyinshi, kigatuma asimba ahantu harehare nka kuriya? Ikintu cyatumye Sabe ahunga kuriya, mu by'ukuri yarasohotse, abona abantu bamuta aho yagombaga gusohokera mu muryango wa nyawo, mu marembo hari abantu kandi bafite mask. Kandi mu by'ukuri n'inama umukobwa yamugiraga, yamugiraga inama yo guca ahantu hadacibwa, hatari inzira, kugira ngo nagera hatari inzira asubire inyuma, babone uko bamufata neza. Amfite n'ibintu by'imipango nibyo nababwiye. Noneho byongeye ko
ubwonko bwa Sabe yego bwari bwavuye kuri gahunda bwavuye kuri gahunda kubera iki kubera impamvu y'uko yahamagawe n'umugore yego ntabwo umugabo kuba yareba umugore donc amaso y'umugabo ni abagabo bose yego amaso y'umugabo arareba yamara kureba agahereza ubwonko bugahita buhamagara ni ibintu byikora niyo umugabo yabona umusazi niyo yabona umusazi ari guhenereza hariya niyo yakumva umugore asuze yavuga ati mana yanjye kariya gasuzi ndumva nshaka kumenya ahantu gaturutse ni ukuvuga umugabo kuba yabona umugore ako kanya amaso arahereza ubwonko bugatanga sinyari ni ibintu ni nk'uko wafata insinga ebyiri ukazihuza zitanga umuriro ni ako kanya ni ibintu byikora niyo mpamvu abadamu mbagiriye inama cyane cyane ariko ndahira ku bagabo umugabo uzi neza ko adafite umugore yihutire kumushaka ndahera naho mvuga hari igihe umugabo aba afite umugore umwe niryo tuze ntanaribone namugira inama yo gushaka uwa kabiri naribura mugira inama yo gushaka uwa gatatu kubera ko umugabo ntabwo anyurwa n'umugore umwe umugore umwe nyine atuma ibibazo bibaho ni ukuvuga ngo hariya Sabe nta kosa afite kuba yaba ajya ku ruhande Sabe nta kosa na rimwe afite habe n'iri ritoya ikosa namubonaho ni uko atashatse umugore niba afite umugore uri kure yakagombye gushaka n'undi uri hafi ye kugira ngo iryo tuza ahora aribona ese ahantu wenda twavuga tubwiye ko hari abantu ba masike waduhuriza gute kuki abo bantu bamurwanyaga bamwirukankanaga bari bambaye masike kubera iki abantu rero barwanyaga Sabe kubera ko buriya hari igihe iyo umuntu ari gutera imbere yego hari igihe bamugirira ishyari ariko kandi hamwe n'uko numvise ko nyine Sabe yari afite umugore urumva yari afite umugore kandi ayo makuru y'uko Sabe agenda hirya no hino akagera ku mugore hanyuma ako kagambane ko kuri Sabe kuba yarirutse ahunga gashobora kuba karatejwe n'umugore we bavuga ko ari uwo afite ariko bakaba batari kumwe akaba yumva amakuru y'uko Sabe ashobora kuba ajya mu bandi bagore hanyuma hakabaho igikundi hakabaho akagurupe gaturutse ku mugore we gaturutse ndetse no kuri uwo bamwitirira bose bakifatanya kugira ngo donc bamukorere nk'ikintu cy'igihano cyangwa se bamubabaze tout simplement urabona ko ari ibintu byateguwe ni ibintu byateguwe haje n'abantu bambaye agapfukamunwa n'ingofero ku mutwe cyane abo bantu urumva ntago abo bantu bose baje ntago baza kuri kote y'umuntu umwe nibyo nshaka kuvuga hariho wenda bavuye kuri kote y'umugore hariho n'abavuye kuri kote y'uwo mugore wundi bamuvugana ko yari yaje kureba hariho n'abavuye kuri kote y'abamufitiye ishyari buririye kuri abo bagore ubundi ikosa ryose rifitwe n'abagore abagore ubundi nibo bateguye icyo hari ikibazo nakomeje kwibaza urabona uriya mutipe wamaje kunsobanura ko ntago umuzi muri no karitsiye ntagazwi even n'uriya w'agapfukamunwa nawe ntagazwi abo bantu bose na Sabe nawe ntago yari asanzwe azwi muri zino karitsiye ntabwo rwose yari asanzwe ahagera ariko se ngwino we yari asanzwe ahagera we ayo makuru yo ntago nayamenya kuba yari asanzwe ahagera ibyo bindi ntabyo nzi ariko nk'uriya mugabo we uwo mugabo wasohoye iyo video waje gukamera ni ibintu nyine bigaragara ko yabiteguye akabitegurana n'abandi bantu benshi bagacura uwo mugambi neza bakawuzuza kuko ni abantu benshi ntago ari umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane barenze abo ngabo just bari bafite groupe eshatu ni groupe ishobora kuba yaravuye ku mugore wa nyawe wa Sabe no kuri groupe yangwino ndebe groupe y'abagabo barwanya Sabe iyo uze nko mu bagabo barwanya Sabe nekiza ko social media uzikurikirana wowe ni nk'aba listing kwa bati dushobora gukeka abanaba oya gukeka ntabwo ari byo nta muntu ubura bamurwanya buri muntu wese aba afite abanzi arabavuga ko hari abajya kumentioninga abantu bamurwanya bakavuga ko uwo bita Yago ngo abyihishe inyuma ngo ari nayo mpamvu ngo yaharaniye ko ari umuntu washyira hanze ariya mavideo yose ndetse kandi hakaza n'uwo bita Clara urumva ko nawe ngo byose babikoze mu buryo bwo kurenganura Clara ibyo byose birashoboka cyane nkurikisha amakuru ngenda mbona bagenda bivugira bo ubwabo bibava mu kanwa
niba umuntu avuze ati ndaje mbereke cyangwa se ndaje nshyire hanze ibyanyu kame iyo mvuga igakurikirana ari ibikorwa bitunguranye kandi bimeze nk'ibyapanzwe kamemu nta nubwo wanakeka wabihamya ibyo byose rero Sabe afite abanzi n'abakunzi n'abandi abantu bariho bakora abakozi cyane byanze bikunze bagomba kugira abanzi n'abakunzi hagomba kuba hari impamvu ituma bangana zirahari ahubwo izo mpamvu wenda nizo zitazwi ariko inyinshi bazishyize hanze urumva ntago wareka kuvuga ko byateguwe kubera ko amagambo ava muri bo niba umuntu avuze ati nge nzabereka nawe baramuhemukiye yego ariko nyine nawe akavuga ati nanjye nzabishyura nibyo rero nta mpamvu nimwe yatuma udatekereza ko byapanzwe iki bitari byarabaye kera se nuko wenda uwo mukobwa aribwo bari bagiye kunyesebura nawe si byari bisanzwe se siko bavuga byari bisanzwe none se ni gute byari bisanzwe bitari byaravuzwe bivuzwe nyuma y'uko habayeho igikorwa cya Yago ubwo rero urumva ni ibibazo ariko buriya abantu ibyiza bicaye hamwe bagakemura ibibazo bafitanye byaba ari sawa nkawe nk'umubyeyi ibi bintu ubibona gute cyangwa nk'uriya mugabo ko wamwumvise uriya mugabo ko namwumvishe afite urwango afite kote ariho rero ntabwo ari yasabe yego ari kuri kote y'abandi bantu wenda Yago cyangwa se n'abandi reka nari kuvuga Yago ni kote y'abandi bantu uko namwumvise ntabwo ashyigikiye Sabe ahubwo aramurwanya cyane kuko yari yiteguye yazanye na kamera bamutumye urumva ni ibintu nyine byarazi yari afite amakuru yabipanze ahubwo uriya mugabo azamukurikirana uko byagenda kose hari amakuru yasigaye ahwihishwa hano muri karitsiye nyuma y'uko Sabe afashwe ndagira ngo dusangize wenda twumve inkuru ya nyayo amakuru ya nyayo abantu bavuga bose yose barakeka nta muntu n'umwe wari uri mu gipangu uvuga ibya nyabyo n'abari bakirimo babiteguye nabo ubwabo barabeshya bafite uko babeshya rero inkuru zose abantu bavuga nizo bashakisha bahimba kubera ko nta muntu wigeze aganira n'uriya mukobwa nta n'uwigeze aganira na Sabe nta n'uwigeze aganira n'abo bantu bari baje bambaye masike ni ukuvuga rero izo nkuru zose zivugwa ntabwo ari iza nyazo amakuru avuga ko ngo bamukubise ingumi ngo babanje kumukubitiramo imbere nuko nyuma yo kumukubita we aca hariya ahunga umuhungu aramukurikirana ati Sabe ibyo nushatse wabireka arimo aragenda ahunga muri turiya tuyira ibyo ngibyo byo ntabwo wabyumvisheho ibyo nabyumvise ariko ntago nabihamya sinanabyemeza ahubwo icyo nabona nuko gusa bari bamugambaniye kandi akabimenya akabacika kuko ntago wafashe umuntu ukamukubita ingume ntago wamurekura ntago byakunda ntago umugabo umwe yacika abagabo 3 cyangwa 4 yego niwe bita Hajati muri iyi karitsiye Hajati hari abahajati benshi ni benshi nuko hari umuhajati bavuze ngo uri mu batumye nyine mu batabaye Sabe mu bantu batabaye Sabe umuhajati wamutabaye umutwara sibo wa hano yego niwe wamutabaye niwe wahageze ariko nawe bamwimye amakuru ntayo bamuhaye yego ari umukobwa nta makuru yashatse gutanga ko donc nta kintu na kimwe yigeze amubaza yamusubije gusa yaramubajije ati kuki abantu bamwirukankanye bafashe video bamwirukankanye bari bambaye maske aribo bahindukiye bakamusanga aho yaguye yavunitse bakaba aribo bamuterura bamujyana kwa muganga icyo cyonyine nicyo kigaragaza ko bari bateguye en fait igikorwa cyabo bagiteguye neza ahubwo gusa Sabe buriya yarabacitse baramuswase yego ubwo ngubwo reka tunikomeza nkubaza n'ubundi ariko urumva hari byinshi tuba tugomba no kwigira muri bino bintu nawe w'umubyeyi hari nk'umuntu wavuze uti ibaze ngo ikosa nuko ngo yaba aragiye ngo akajyayo none ndi kukubaza wowe ari nk'umugabo wawe ukumva agiye muri biriya bintu bamufashe bamukubitiye ahantu hagiye gusambana wabyitwaramo ute ari nk'umugabo wanjye yego nabijyana mu ibanga nta nubwo nashaka ko hari umuntu ubimenya kubera ko icyambere buriya Sabe aramutse afite abantu bakazumva iyo nkuru bazababara yego ntabwo natuma umugabo wanjye amenyekana bene ako kageni nagenda nkamuhisha mbishoboye nkamutwikira ikintu nabishoboye namuterura ahubwo nkamutwara yego
ntabwo ari byiza urumva ko waba utewe isoni n'ibyo bintu byabaye n'icyo gikorwa yakoze. Ntabwo byaba binteye isoni kubera ko icya mbere niba hari impamvu nashaka kumenya iyo mpamvu ariko naba nayizi. Yego. Ubwo wenda impamvu ndamutse ndi umugore mubi yaba yanturutseho ko sinamugaye. Ntabwo rero nta mpamvu nimwe yatuma rero uramutse nta kibazo na kimwe usanga ufitanye nawe ahubwo akabikoze bitewe n'irari cyangwa ari byatuma hari icyo namukoraho habe na gito. Buriya amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Yego. Nta mugabo upfa guhaguruka ngo agende ajye gushaka ituze ahandi hantu adafite impamvu. Niyo yaba adafite impamvu ubundi imfizi ntiyimirwa bite byanyu ariko imfizi ntabwo yimirwa kandi umugabo ntabwo nta mwami utwara umuntu umwe. Umwami umugabo n'uw'abagore bose benshi umugabo ni umwami kandi nta mwami utwara umuntu umwe. Ni ukuvuga rero buriya nta mugabo n'umwe uhazwa n'umugore umwe. Ntabwo bibaho. Nawe se umugabo ajya mu mihango umugabo aracura oya nagatsura. Ni gute rero wagereranya umuntu wuzuye n'umuntu utuzuye? Umugore ni igice, umugabo aruzuye. Igihe n'igihe umugabo aba ashaka, ni ukuvuga umugabo aba ashaka gukoresha umubiri we buri kanya uko abishatse abikore kandi nibyo byubaka abagabo. Ni naryo tuzi baba bakeneye. Hanyuma rero mu gihe abishatse umugore wenda yagiye mu kazi yagiye gucuruza ahantu runaka umugabo arabikeneye arabivuze kandi niba amasasu yasohotse mu mbunda silivupure yavuye muri chambre yayo akagera ku munwa w'imbunda ntabwo ari busubireyo. Uwo mugabo ararasa hehe? Aba akeneye kurasa. Njye rero ndamutse menye ko yagiye akanarasa n'ahandi hantu sha wallahi njye atanarashe burya byambabaza. Urasa barakeneye kurasa. Yes. Kuko atarashe ese watunga imbunda itarasa gute? Amasasu ayo masasu abarimo abagomba kujya he? Abagomba gusohoka. Ni hahandi imbunda yangirika ugasanga byanze. Oya abagomba kurasa uko abishatse. Niyo mpamvu nagira inama abagabo ukanga imbunda ya shaka umugore urenze umwe kubera ko umugore umwe arananirwa akagira imbaraga nke kandi abagore ntabwo ibyo byifuzo babigira kenshi. Ni nazo ngaruka ni nacyo cyateye mu bagabo nyine gituma nabo basabe baba baravunitse nkwe bene akagera. Ni impamvu niyo ngiyo. No kuvuga umugabo iyo yashatse icyo gikorwa iyo yashatse kurasa abagomba kurasa kuko buriya donc amasasu aba yavuye mu mwanya yayo aba yasohotse. Sango dusobanura ahantu tuhumve neza. Ntago muhumva neza. Reka tuhumve fresh aho hantu uburyo amasasu ngo umuntu akenera kurasa ng'imbunda twumvire ya mbunda yasabwe uburyo yagomba gukora. Reka kubivuga muri ubwo buryo bwo kuzimiza. Nta kibazo tubwiye muri ubwo buryo. Ariko wenda reka mbuvuge mu buryo bwiza. Yego. Imbunda urayizi? Ndayizi imbunda. Iyo ugiye kurasa urabizi neza ko umanza ugasohora isasu. Urabanza ukarisohora. Iyo usohoye risubira inyuma? Oya nirijya risubira inyuma. Warisohororamo se ukareta hasi? Byakunda? Ryaviramo mu mwanya ritagomba kuviramo? Sirigomba gufata inzira paka ku munwa. Paka rikinjira aho rigomba kujya. Ngaho mbwira noneho uwo mugabo ayo masasu yose ari kumubangamira aho ngaho. Hanyuma njyewe mugore nkumva ko atagomba kuyarasa. Yego. Ni gute iyo mbunda nazayitunga yararangije gupfa? Atarasha arapfa. Yego. Agomba kurasa byanze bikunze. Ni ukuvuga muri Korani muri Islam twebwe muri Korani Imana iravuga ngo abagore mw'abagabo mwe abagore ni imirima yanyu. Abagore ni imirima y'abagabo. Nuko abantu babyumva nabi ariko si nabi. Nta murimo ujya impaka na nyirawo. Yego. Uko nyiri umurima azanye isuka kandi nta nyiri umurima usohokana isuka ngo asubire yadahinze. Yego. Ibyo bintu ntago binabaho. Nta murimo ujya impaka na nyirawo. Nyiri umurima araza agahinga. Ariko imirima y'iki gihe yo iravuga. Iravuga. Nyiri umurima araza gushaka guhinga. Umurima uti reka ntuhinga. Zahinge ryarese nyuma y'ukwezi. Uwo muntu azaba akiriho. Hari n'igihe uza guhinga ugasanga ni mu gihe cy'imvura ntabwo ari mu gihe cyo guhinga. Reka mbivuge ku buryo bwiza wenda n'abaza oya no kuvuga impamvu Imana yavuze ngo abagore ni imirima y'abagabo ntago yabiretse ntiyarekeye aho yaravuze ngo iyo mirima imanza itegurwe. Umugabo arategura sibyo arategura ariko ategura umuntu uhari. Ntese yategura umuntu udahari. Oya urumva ibyo bishoboka kandi biriya bintu abantu nibashaka babyumvi bifite ingaruka nyinshi cyane. Icya mbere
buriya umugabo wenda reka manze mugereranye muri izi mvugo wenda umugabo reka tumugereranye n'ikijerekani n'umugore ni ikindi kijerekani ariko ibyo bijerekani byombi twabyujuje amazi yego ikimwe ni umugabo ikindi ni umugore yego kimwe cy'umugabo kiruzuye ikiri hariya twagipfumaguye yego sibyo uwo ni umugore ikizahirima mbere ni ikihe ikirimo ubusa bwose icyo cyahirima mbere urakoze cyane umugabo aruzuye umugore ni igice hanyuma niba umugabo afite umugore ndashaka kugira ngo mwumve impamvu umugabo agomba gutunga umugore urenze umwe niba umugabo afite umugore washaje wakuze uwo mugore ntabwo aba agikeneye izo siporo ziramurushya ziramuvuna abakeneye kuruhuka ni ngombwa rero ko ashaka undi mugore kugira ngo iryo tuza akomeze aribone sibyo none iyo bitabaye ibyo ngibyo iyo umugabo awuze iryo tuze mu buzima bwe agira ikibazo akagira umushiha akagira akababaro ubwo kababaro nawe mushiha bigera ku bana ku muryango bigera no ku baturanyi bigera no ku nshuti ze kuko umugabo utarashe neza ntabwo avuga neza nta nubwo abaho neza aranihuta urupfu ruramwihutana ariko umugabo niba abagore bashaka ko abagabo babo babaho igihe kirekire bakabaho ubuzima bwiza nibabareke bajye babaha ukuri kwabo barase igihe cyose babishakiye nta mpamvu n'imwe ibaye yo kuvuga ngo uyu munsi ntuhinga gute byaza gute ibyo bintu noneho ya mibanire iyo ipfuye icyo gihe umugabo iyo atangiye kubabara n'abana babigenderamo noneho niba umugore uwo muryango ufite abana b'abakobwa bakabona ko nyine umugabo atarasa nyine umugore afite uburenganzira bwo kwima umugabo nabo barabikurana wa mwana w'umukobwa iyo ashatse mu rugo agezemo umwana w'umukobwa abona ko nawe yitwara atyo umwana abona ko nyina yimye se akabibona arabibona kuko umushiha papa wagira umwana aramubwira ati nkeneye ikaye ngo ugende ubaze nyoko kubera iki habayeho impamvu ituma bavugana nabi nta tuze rihari umugore nawe umwana yamugeraho ati genda ubaze so haba habayemo litije ariko umugore n'umugabo batunganya neza icyo gikorwa buriya igitanda ni ikintu gikomeye iyo igitanda cyapfuye ibintu byose birapfa niyo wazana zahabu niyo wamanura ukwezi igitanda cyapfuye nta kintu na kimwe cyakoreka n'abana barangirika kandi abana bangiritse baragenda bakazabyara n'ubundi abana bangiritse bityo ugasanga imiryango ni nayo mpamvu ya divorce ziri aha hanze kenshi abadamu cyangwa se abakobwa barashaka ariko kubera iyo mico bafite yo kutazatunganya neza abagabo babo ugasanga nyine umugabo aba arabangamiwe agahita yigendera agahita ajya ahandi hantu agashaka utundi turimo akodesha nk'amasaha 2 hagahingaho gatoya basi tayari kandi urumva uwo ntabwo ari umuco mwiza urumva ko bigira ingaruka cyane bikagira ingaruka cyane ku bagabo urumva ikibazo cyateye ni ukuvuga ngo biriya byose byabaye kubw'ingaruka by'uko cyane cy'uko umugabo nta mugore afite full stop nicyo cyonyine cyangwa by'uko ngo imbunda ya Sabine uriyo sabaza kuba afite umugore umuri ruhande uhora bari kumwe yambwira ati Sabe ngwino urase bimeze gute nta na rimwe yari gutekereza kuza muri kariya kajagari yes erega ntabwo ari ngombwa ko umugabo ari we usaba umugore abagore natwe tuba oya kuzamubwira ngo Sabe ngwino urase sasa ni gute atarasa ni gute atarasa ukanga imbunda yagumye yigendana ahantu hose yabuze ahantu arasa birangira ayirwanya ibaze diridiri amasasu ku munwa w'imbunda diridiri uba wumva yarasa he none se ubibona ute ari gusimbuka igipangu yari agiye kurasa bakamufata atararasa biriya bintu ubu ntabwo byica mu ubwonko bw'umugabo watekereje gukora kiriya gikorwa nabivuze neza ko buba bwamanutse hariya hasi cyane ahandi buba buri rero niyo wamwereka umuriro ntiyawubona niyo wamwereka umwobo ntawubona niyo wazana nta kintu abona aruhuka asubiza ubwenge ku gihe iyo icyo gikorwa kirangiye kandi iyo umugabo atarashe neza uko bikwiye abikiremba ibyo bintu mu byumve ni ukuvuga bwa bwonko bukomanda burarambirwa ntibuzongere kohereza ubuse wowe wohereje umwana akagenda ntagire icyo akuzanira ukongera ukohereza undi yewe ntanagaruke ese ubwo wakohereza undi abo bana wababona se ntibagushirana se nyine none se urumva umugabo iyo bishize bigenda bite abikiremba afandi sariyute
ubwo Sabe yabikoze yirinda kuba ikiremba. ni ukuvuga Sabe yari ari gutabara avuga ati reka mu by'ukuri muri uko kugambana baramugambaniye noneho we kubera ko ari umugore umuhamagaye arihuta cyane aravuga ati ibyo byose nanze kugenda nazarata yazarata. urumva n'icyo gitekerezo nta n'ikindi kintu kibiri inyuma n'icyo cyonyine abagabo mushaka abagore banyu ku buryo bwiza ni izi ngaruka muri kugira n'izo nta handi. hari akantu usobanuye neza uti nyine iyo ubwonko bwagiye hariya ubuse Sabe akimara guhaguruka hariya hasi yarongeye atekereza kongera gushaka uburyo butuma imbunda yirasa cyangwa kugeza n'iki gihe yarakwamye. icyo gihe byahise bihita bihagarara kubera ko ububabare nibwo bukurikiraho. hagiyeho ububabare bw'uko bamufashe atarashe sibyo hajyaho n'ububabare bw'uko noneho yagambaniwe. en fait bihita birangira buriya Sabe ashobora kuzagira ikibazo kizahoraho kimeze gute c'est vrai imbaraga zishobora kuzarangira burundu akanazinukwa n'ibikarangira ubwonko bwe ntibuzongere gutekereza imbude cyane cyane rwose biriya ni ingaruka mbi kandi ntabwo ari ibintu byiza. biriya ni ubuhemu. ntabwo bishoboka ibyo byo ntabwo byaterwa n'iki se birashoboka cyane ariko se ndakubaza reka nguhe urugero ngiye kuguha urugero ufite elastique yawe sibyo elastique urayizi? elastique urayizi ntabwo ujya wambara amakariso afite elastique se? elastique ndayizi. none se zisaza izo elastique zigifite ubukana? oya none se uzafata elastique ukurure isubireyo wongere ukurure isubireyo wongere ukurure isubireyo niba akarere ugakoresha iki? akarere ugakinisha umupira uhita ukajugunya none se kariso yashaje elastique ibyo bintu rwose muri kubifata kandi kubisobanukirwa neza kandi ni ibintu bikomeye wallahi ndi kubisobanukirwa neza ishobora byose ndabivuga nemye ko umugabo wese ahari hose abagomba igihe cyose atekereje icyo kintu abagomba kugikora byanze bikunda ngiye kuza kumbwira ngo umugabo wawe ngo yasambanye patati patata ahubwo umbwiye ko atasambanye nibyo bitanyubaka yirwanyaho kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumere neza kugira ngo akomeze agire imbaraga atirwanya ibaze ubwo ikintu cyakubabaza ni uko umugabo wawe yagenda agiye kuguca inyuma agiye kwirwanaho yateguye imbunda ye bangiza bakamufata atararasa. byambabaza ibyo byambabaza kuko ntabwo ari sawa bakamureka byibuza akamanza akanarasa bakabona kumufata yes kugira ngo haruhuke ariko uzikuzana ibiryo bakabigutereka imbere yego nturakoza muri kibuko kandi umaze umwaka ushonje bakabisubizayo bakabikwaka kanyicishiriza umugabo inzara ngo abagabo rwose bajye bacapa rwose ni ibintu bagomba gukora atanacapye ahubwo twabona hari akantu uvuze buriya ni ukuvuga ngo nimba Sabe buriya ngo yari yamaze gusimbuka igipanga akafata akoze ibyamuzanye bivuze ko aka kanya bishobora kumuviramo ingaruka y'uko yaba ikiremba cyane rwose akaba ikiremba bitewe n'uko agiye adakoze. tekereza ubwonko bwakomanze bukohereza intumwa ikagenda ikanababara iyo ntumwa izasubirayo ntabwo bishoboka keretse niba hari abavuga ngo bizatuma ava ku ngeso zo guca inyuma umugore we ariko ntabwo bizatuma areka gukora ibyo bintu nta muntu ubicikaho keretse yapfuye. Imana yabishyize mu muntu ibishyira mu mugabo iranabisetinga none hari umugabo mwari mwabona nawe uri umusore wenda wowe uri umusore nicyo kibazo ariko nta mugabo ujya utekereza ngo avuge ngo reka nkore iki kintu ibintu byizana mu bwonko akumva byaje sibyo akumva byaje ubwonko buba bwawohereje intumwa byarangiye insinga ebyiri zafatanya umuriro waje ntabwo yabisubiza inyuma kandi ntabwo ari we wiha amasaha ni ibintu biza ahubwo wenda igishobora kubihagarika cyangwa se kubigendesha gake nuko yaba ari mu kazi runaka cyangwa se ari ahantu runaka adafite occasion ariko umugabo ufite occasion muzima wuzuye buri masaha 3 asetinga gukora icyo gikorwa ni nayo mpamvu burya abagabo banyara kenshi ku munsi uzabigerageza rero
uzabigenzure Kuko uzasanga ngo kubera ko iyo ni mu masa utuntu twabo tuba twuzuye ari ngombwa ko batuvida. none se ariko ibyo ni ahantu biba nta muntu n'umwe ushobora gushora ayo masaha 3 ya buri gihe biterwa n'akazi barimo n'ahantu bari n'ibyo yaseti niba ari mu kazi icyo gihe bikamufura bigakunda ariko iyo ari impande y'isahane y'ibiryo arara gute bihita byihuta ubwo umugongo wawe ubona babona amasaha 3 yabahaye imbaraga abagabo barazifite imbaraga abantu barazifite. Okay, hari ikibazo nshaka kubaza kijyanye n'uwo bita Clara yaravuze yaraje aravuga ati ikintu cya mbere kimbabaje nuko mwarize mwahogoye ngo Sabara arwaye ariko ikintu kibabaje nuko arwaye azira guca inyuma umugore. Ubwo urumva ibyo bintu byo guca inyuma rero hari ukuntu abantu b'iki gihe bafite imvugo mbi. Hari abantu bafite imvugo mbi ibintu ngo byo gusa ngo umugabo ngo yasambanye ngo yaciye inyuma oya yirwanyeho. Kuvuga ngo umuntu aguca inyuma n'imvugo nyandagazi ni bibi cyane no gusuzugura abagabo. Erega abagabo ni abagabo. Abagabo ni abagabo. Urabizi ko icyo kintu abantu bagifata uko babonye umugabo ni umugabo. Mu rugo buryo uzarebe ese wari ubizi neza ko ibintu byose by'ibibazo biva ku bagore? Yego akenshi niyo ari umugabo wabiteye baravuga ngo ni nyirabayazana ibintu byose bibi byerekeza ku bagore. Yego niyo yaba ari umugabo wabiteye ni nyirabayazana sibyo? Ni ukuvuga rero umugabo ahari arubashywe cyane cyane nayo mpamvu agomba kubahwa uko byagenda kose. Kumbwira ngo abagabo ngo barasambana gute si birwanaho ntago ari ugusambana. Donc abari kwirwanaho donc kwivura ni nko kwivura indwara yamuteye n'icyorezo kiba cyamujeho kandi kiba kigomba kiba gifite imiti biraho hafi ni gute atayifata. Wajya kwa muganga ufite indwara ureba imiti hariya ukavuga ngo iyo miti mwiyima gute? Ntabyo wavuga ntabwo bishoboka. Bajye bareka bafata iyo miti yes niba batabishaka rero umugore nabe hafi y'umugore we umugore nabe hafi y'umugabo we igihe umugabo amushakiye amubone nta mpamvu yo kuvuga ngo simbishaka ngo iki ngo gute atabishaka. Yaje gukora iki? Yaje kurya iwabo ntiyaryaga, yaje kwambara iwabo ntiyambaraga, yaje kugufasha kubaka urugo. Ntabwo icyo kintu kiba. Umugabo n'umugore ntibasezerana bakagenda bakabisinyira. Basinyira se kwambara? Basinyira kwambara inkweto se? Basinyira se nta nubwo basinyira kubyara. Ibintu byo kubyara biza kubera ko bahuje ibitsina. Basinyira basezerana umugabo n'umugore basezerana guhuza ibitsina ku buryo banyuze bombi. Full stop. Nta n'ikindi. Aka kandi turi kumva impande za Sabe wenda twumvishe ko ari ukuri. Hanyuma abantu bari kuvuga ngo uwo bita Ngwino Ndebe yakoze amakosa yo guca inyuma umugabo we. Ahubwo Ngwino Ndebe we yakoze amakosa. Gute kandi? Amakosa yakoze nayo. Umugore ufite umugabo niba ko yari afite umugabo nta mpamvu nimwe yari kwijandika muri biriya bintu byo guhemukira umugabo. Kuki wumva ko wowe ushyigikiye Sabe ko aca inyuma umugore we none wumva yamuca inyuma nande mu gihe abo agomba kumuca inyuma biba ari ikosa? Ikintu nakubwiye ni iki? Umugore ntago angana n'umugabo. Umugore ajya mu mihango, umugore aracura, umugore ibintu byose yakora ntabwo areshya n'umugabo, ntabwo bangana, ntibanakora kimwe, n'imibiri yabo ntikora kimwe. Umugore ntabwo ari umugore wo gushaka ibyo bintu buri kanya nk'umugabo. Umugabo we biratandukanye na mbari. Kandi wigeze ubona umugore Imana yemerera kuvuga ngo umugore ashaka abagabo barenze umwe? Oya, ntabwo byakunda, ntibinashoboka, ntibinabaho. Ariko umugabo yemerewe umugore urenze umwe kuva kera kose, ni ibintu bizwi. Ni nayo mpamvu Imana irema abagore bakaba benshi, abagabo bakaba bake, kugira ngo abo bagabo kubera ko bafite n'imbaraga nyinshi bazikoreshe muri abo bagore benshi. Yes, ko umugabo akenera kurasa, umugore nagakenera kuraswamo. Agomba kubya. Ni ukuvuga umugore agomba guhora yiteguye ko umugabo we isaha n'isaha aba agomba kuza agakenera kurasa. Agomba guhora byiteguye. Nta munsi n'umwe umugabo azaza ngo amubwire ngo turase abyange. Oya, iryo ni ikosa rikomeye. Ni ikosa rikomeye, ni ukwica. Ni ukwica. Umuntu ari hariya yataye ubwenge hanyuma gutese. Ntabwo bishoboka ibyo. Biba bigoye cyane. Mu mboni zawe ubona muri bariya bose umunyamakosa arinde? Umunyamakosa ni umugore. Umunyamakosa ni Sabe nta kosa afite habe n'iri ritoya habe.
kuryo utavuga ngo ntabwo afite ikosa nta kosa na rimwe afite. Sabe ikosa yaba afite nuko wenda yaba afitanye ikibazo n'abandi bagabo bagenzi be, ariko kuba oya ariko no gutwara umugabo w'abandi nako umugore w'abandi ni kosa. Abagore bose ko araba umwana. Uriya mugore se afite umugabo buriya? Aramufite. Ntabwo umugore ufite umugabo yitwara kuriya. Ntabwo binabaho. Nta mugabo afite. Cyangwa se niba namufite ni umunyamakosa nyine. Kuko burya abasore nabo bagiraho ingaruka. Ibyo ni ibintu tuzagarukaho mu kindi gihe kuko byafata umwanya muremure. Ntabwo ari byiza ngo kuvugisha umukobwa mutazabana. Oya rwose ntabwo ari byiza, kandi nagira inama abasore mushaka abakobwa b'amasugi, ariko ntazo muzabona wenda ntawamenya. Hanyuma ku bakobwa nabo nabagira inama yo kwirinda kwegera cyangwa se kwirinda gushotora abagabo batari ababo. Kubashotora ni ibingibi, ni ukuba umukobwa yakwipfusha ubusa akiyoroshya imbere y'umugabo utari we cyangwa y'umusore batazashakana. Ibyo ni bibi cyane. Ibintu bya kopinaje byo kugira ubukopinaje by'ubushuti ngo babesto ni bibi cyane, bikurura. Ni ibintu tuzagarukaho ni mu bishaka muzaza mbabwire ibindi. Tuzabigarukaho ndabizi, tuzatugusura kenshi cyane. Ariko ibyo bintu inama nagira abakobwa ni birinde kuba baba ibigusha ku bagabo batari ababo, bagendere kure abagabo batari ababo, kuko ntabwo ari byiza gushyira umugabo mu kibazo nurangiza umusige gutyo. Kandi si byiza ubusambanyi, ntabwo ari bwiza. Ubusambanyi buterwa n'uko abakobwa cyangwa abagore baba babigizemo uruhare runini mu kuba batera kuba umugabo yakumva ashaka gukora igikorwa runaka. Ibyo ni impamvu zituruka ku bagore, ntabwo ari umugabo ubitera. Burya abagabo ntabere nta kosa bafite, nta n'ikosa na rike y'abagabo bafite, ntaryo habe niririmo. Birumvikana cyane. None muri ka video kagiye hanze hari aho ngwino ndebe wamaje ati ni umugabo wawe, akemeza ngo ni umugabo we. N'ibintu abantu bafashe nk'ikosa rinini kwita umuntu ngo ni umugabo atari we, kandi ataruwe, kandi azi ko afite umugabo. Icyo cyonyine nicyo kikugaragariza ko niba nafite umugabo ahantu uwo mugabo we ari, amenye ko nta mugore afite. Full stop. Ariko reka tugane ku musozo. Ni iminota mike n'ubundi dusigaje no kwihangana. Nashaka kwaza ibibazo bike n'ubundi kumva usa nk'ufite uburambe muri bino bintu, usobanura abantu mu buryo nyine bukuze busobanutse cyane. Hari igihe nyine hari nk'umuntu ushobora kuba ati umuntu ngewe namukunze, ndumva ko nanjye yazangira inama nyine mu buryo bwo kubaka kwanjye. Ibyo bintu birashoboka? Usanzwe ubikora cyangwa nuko twagusuye gutyo bisanzwe? Ndabikora. Hari igihe kigera nkabikora, hari n'ikindi gihe kigera nkaba mbihagaritse kubera wenda impamvu runaka. Ariko kenshi nahuye n'abadamu kenshi. Hari n'umudamu rwose byaviriyemo ingaruka nziza, nta nubwo ari umwe, ni benshi. Ariko umwe yarambwiye ati rwose umugabo wanjye yifuza ko twajya duhora duhura. Ni ibintu byiza. Erega hari ibintu abantu twese ntabwo tugira ubumenyi bungana. Hari ubwo tugomba kuvoma, niyo mpamvu kwiga ari ingenzi. Rero abadamu benshi nta nubwo bazi ko aribo biyangiriza abagabo babo. Niyo nama yari ikenewe, nari nkibagiwe. Niba umugabo ashatse impamvu yose y'ubuzima bubi y'ibibazo hano hanze iterwa n'icyo kibazo cyonyine. Iyo urebye neza usanga ari wo muzi wacyo. Ni ukuvuga umugore aba agomba kuba yaba ituze ku mugabo we kugira ngo umugabo atunganirwe, agire amahoro. Iyo adatunganiwe gutyo umugabo arangirika, ugasanga umugabo nyine yabaye afandi sariyuti mu gitanda. Bikaviramo rero kuba bahora batongana mu rugo, induru zikavuga, kandi ari umugore wateye indwara umugabo we. Ni ukuvuga abagore nibo biyangiriza abagabo muri ubwo buryo. Niyo mpamvu mbagira inama ngira nti niba umugabo ashatse kurasa, nyamuneka muharase. Natanarasa umubwire, umuhamagara umubwire azarase. Kuko icyo ngicyo cyonyine nicyo cyonyine cyubaka urugo, nta n'ikindi. Kuko kuryama ibitanda iwabo biba bihari. Umugabo yubaka inzu ye agashyiramo byose kugira ngo azane ituze, azana umuntu uzajya umuha ituze muri urwo rugo. Hari n'abatunguwe n'ahantu Sabe yaje gusanga uriya mukobwa bitewe n'uko nyine ngo ntabwo hagaragara neza. Sinzi nimba wowe uhazi. Ndahazi rwose, ni hano hepfo ndahazi, turafatanya. Nicyo nakubwiye, Sabe
baramuteguriye barateguye neza barangije baranamuzana bamufasha ahubwo ku ngufu Sabe yararushye bamufashe ku ngufu kiriya kintu ndagihamya neza bamufashe ku ngufu baramuzubaza bamuzana hano yisanga ari ahantu yagambaniwe ahubwo yarabacitse Imana ishimwe ahubwo icyo kintu abantu benshi bari bakeneye kumenya urumva ko abantu ni ikintu batigeze batekerezaho benshi bazi ko Sabe ngo yaje hano ngo aje gusambana n'uriya mukobwa oya rwose bamufashe ku ngufu bamuzana hano bamufashe ku ngufu baramuzubaje baramuzana yisanga ari mu kagambane k'abantu ari hano arabacika mu gihe agerageje kubacika bamufata video bigaragara nkaho we nyine yaje we byagaragaye nkaho yaje aje gusambana n'uwo nguwo kandi bo bamuzanye nk'abamushimuza nta na gahunda yari afite yo gusambana ntayo umuntu ufite gahunda yo gusambana ntago aza ahantu nka hariya hanyuma umukobwa akahagera ate nyine nimba bari juste baramugambaniye bagambana n'ahantu bari bumushyire yego buriya bari bunacukure bakataba ntawamenya donc bari mu murigisa ahubwo Imana yaramutabaye Sabe yararenganye cyane ndatekereza yasinje agerageza guhunga nukuri yarahungaga ibyo byaba biteye ubwoba nimba baramuzanye ahantu kandi hari n'umuntu urabona hari ahantu harangaye ahubwo imbwa y'Imana yarayitabaye imbwa y'Imana imbwa y'Imana yacitse abantu imbwa y'Imana yacitse irebera imbwa ntihumbyere ariko uguze umuntu uzi kuba imbwa ntihemuka ninde wakwitwa imbwa ni ijambo ryiza cyane imbwa ni nziza ni nayo mpamvu nyine Imana irebera imbwa idahumbye yego none kuki Sabe yashimuswe agashimutirwa imbere y'umudugudu ibiro by'umudugudu ari ahantu akagombye kuba nawe tekereza icyo kintu urumva ko urabona ko umudugudu wahise utabara bahise babimenya ariko babimenye nyuma y'uko Imana itabaye Sabe kwa kundi nyine Imana irebera imbwa idahumbye yego ariko hariya rwose bari bamubaze neza kabisa bari bamubaze kuko hari akavideo nabonye sinzi nimba nawe akavideo nimba nawe akabonye ariko uribaza kugira ngo ahubwo Sabe buriya ubundi niyihe matière akozemo kuba yacika abantu b'abagabo bangana kuriya bateguye wallahi reba kano kavideo cyangwa reba kano kavideo ureba ahantu yararimo aragenda ureba ahantu agenda agasimbu agaca mu biti ahantu nk'aha ntago urabona ko bamushoye ahantu atari bubone inzira batekerezaga ko ari buyibure agasubira inyuma bagahita bamufata neza imbwa y'Imana birabacitse juste uriya mugabo ni umugambanyi ruharwa ni umugome cyane yarabikoze arabitunganya azana na kamera atumira n'abantu yego ubwo ni nko ku musozo nk'ibi bintu usanze ari nk'umwana wawe babikoreye Allah azabirinda abana banjye Imana izabibarinda nta n'umwana wanjye wakora biriya yego oya urumva ngiye ukuntu nabyumvishe nkanjye nababara cyane ariko Allah abindinda binyuze na kureya cyane abirinde n'abandi bana b'abandi bantu nukuri abana bacu nukuri Allah Imana igikomeza ibarinde kuko biriya ntago ari ibintu byiza rwose ntago ari ibintu byiza ku mwana w'umukobwa ungana kuriya aracyari muto reba abana azabyara please bazabonera video si bazababara kiriya ni ikibazo buriya nabagira n'inama yindi abagabo wa mugabo n'ujye gushaka ujye umanza urebe uko umukobwa uko nyina w'umukobwa abayeho kubera ko ziriya ngeso hari igihe ziva mu rugo kandi mana yanjye ibi ni ibintu birebire nabyo byo kuvugaho ubundi mwanya mbashe gusobanukirwa neza nihangane gusa muve kuri Sabe narangiza ni ukuri nasoza mvuga ngo muve kuri Sabe ahubwo mu musengere kandi mu musure kuko Sabe yaragambaniwe cyane bamuteze umutego ariko nyine Imana imukuramo yarabacitse byo oya njyewe reka numve ubu ngubu aka kanya nibwo wenda nshobora kuba sobanukiwe urumva hari abantu bavugaga ngo Sabe yaje gusambana ariko se barabeshya barashakisha biramutse bibaye ngombwa ko urumva nyine Sabe bamufashe bakamushyira nko mu modoka bakamuzana bakamushyira hano noneho mu kumushyira hano bakatekereza ko bamufatira amavideo cyangwa kumufata na buriya video ari kwirukanka bakabukoresha nk'ibimenyetso
urumva ahubwo ibyo bashakaga nyine ni ibyo bashakaga ni ukumukoresha ako kantu kugira ngo bagaragaze ko yasambanaga noneho bahereho bamugirira nabi ariko byaranze ntago babikoze buriya umutego mutindi ushibukana nyirawo yego nukuri wallahi baramugambaniye cyane ntago ari byo baramugambaniye cyane ibintu byose abantu bavuga barabeshya barashakisha Sabe baramugambaniye amfite bamushyizemo ikintu kimeze nko kumuhurika cyangwa kumutesha ubwenge kwa kundi bagutesha ubwenge bakakujyana ahantu bagashobora no kuba baramunywesheje inzoga irimo akantu ko kumubuza donc kumuvana ku murongo akisanga ahantu atakagombye kuba ari yego hariya ntago ari ahantu Sabe yaza ngo aje kugira icyo akora oya no nkaho hatuye se n'ahantu haciritse cyane ku buryo umuntu atahatembere niyo haba hadaciriritse ariko ahantu hagwa amababi y'avoka hakagwa ibintu by'amakotegisi mwabonye ibintu by'intazi ntabwo Sabe yaza muri uriya mwana ntabwo bishoboka uko ngo bamuyobeje ubwenge kabisa rwose baramuzubaje baba baramushakagaho iki n'ubundi nanjye nabonye hameze nk'ataba abantu ibyatsi byarameze harimo ibitaka birunze amabuye ari kumwe n'ibyatsi na porotaye hari ikimodoka kimeze ukuntu ni gute Sabe yaza aho hantu nk'umuntu erika Sabe oya baramugambaniye arabacika full stop Sabe mumureka ahubwo mumusabire munamusure kandi abagabo mbagira inama mushaka abagore banyu mubahozeho mujye mushaka nabo ku rugendo aho ugiye ugendane nabo nushaka gucapucapi biramutse byaragenze gutyo yaragambaniwe aka kanya uwo bita Clara akaba wasohoye video ye ya mbere nuri akaza bishimangira aka kanya urumva Clara yafatwa gute ese nta kintu wabwira Clara kuko arimo araharanira kuza ejo bundi yakoze ikiganiro ari kuza yandika yerekana ngo inkuru ukuntu byagenze uriya Clara arimo gufata utuvideo tw'abandi bantu nta kintu azi nta n'icyo azamenya nta n'ikintu yarenzaho Sabe izo nkuru zose zo kuri Sabe nta kintu na kimwe byamufasha nasaka bireke kuko ntacyo yabona ikize ntabyo ibyo ari kubona n'ibiriya bashyizeho ibyo azasaba n'ibyo azasaba ari abagambanyi nta kindi kintu kizabyiyongeraho ntibateze kuzabona kuzumva Sabe ngo izo video zo no byabibabaje bigeze ku rwego rw'uko ntabwo bizanabaho bigeze ku rwego rw'uko ibyo bazakora byose bazaba bari gushakisha cyangwa bapfundikanya bizaba ari ukubeshya yego bizaba ari ukubeshya Sabe yageze hariya hantu ku mitwe y'abantu bamugambaniye babyizeho bize neza plan y'ukuntu bari ibyo bari bumukorera uko ngo bamuyobeje ubwonko bamuyobye ubwonko none bamuzana baje kwamufatira video nta kintu cyane ari cyo kintu kibazanye aricyo bagambiriye kugira ngo bamusebye yego iriya video yabo yamahura kindi ari ibindi bapanze kuko niba ari video baje gufata ngo bazamba n'udupfukamunwa nge nasoza mvuga ko bamwaye ako kantu kuko urumva nk'umuntu reka nkubwire ya kintu mise numva hano urumva iyo usanze umugabo ari gusambanira mu gipangu cyawe aje kuguca inyuma ntago yagucika nta n'impamvu n'imwe yo kwambura agapfukamunwa kuko uba uri mukuri uvuga utuye ngo yaraye kunshira inyuma umugore sibyo ahubwo ikigaragara cy'uriya muntu waje w'agapfukamunwa wamugane niba abandi bita baruharwa nk'uko wabivuze ngo baje ngo baramugambaniye cyane ngo bazana Sabe ngo gutyo wenda bamuyobeje ubwenge kumukuyobya ubwenge urumva hari uwihisha isura hari abandi tutagiye tubona arangije we mu kugira nibwo yaje kubacika ari nayo mpamvu uriya yavuga kariya kajwi ngo ibyo Sabe ibyo bintu nyamara ushatse wabyihorera wabivamo cyangwa se yaje kugira inama umuntu akazana kamera agahamagara n'abandi ese Sabe ahari uriya mugabo ntagahazi umuntu ushaka kugira umuntu inama se atumira abandi bantu oya biriya ni akagambane gakomeye cyane akagambane dusoza rero gira inama ugira urubyiruko rw'iki gihe ndetse kandi ugire n'inama urubyiruko rw'iki gihe birinde kunywa inzoga zibasindisha cyane kunywa si icyaha bazanywe ariko birinde kunywa nyinshi zibabuza ubwenge kandi bagira amakenga ku bantu bari kumwe nabo ni ukuvuga inshuti y'umuntu ya hafi nayo imugambanira hanyuma bareke ingeso mbi zo kuba bakora bagira ibintu byo kwegerana cyane bikaba biri butume bagirana ibiganiro by'ubugome bareke kugambanirana bagira urukundo bafatanye bakora ibikorwa byiza biteza imbere abantu bareke kugambanirana rwose kandi hagize n'umuntu hagira n'umuntu umenya ikintu kibi kigiye kuba ku muntu
akamurabura kuko iyo umuntu aretse umuntu azi neza ko bagiye kumukorera ikibi nawe akabigiramo uruhare wallahi ntago bimugwa neza ntabwo ari ibintu byiza urubyiruko rero rwirinde kugambanira bagenzi babo kuko ntabwo ari ibintu byiza birababaje cyane kuba umuntu w'umugabo yafata umwanya wo gushaka kugira ngo aharabike umugabo mugenzi we ahubwo abagabo bari hanze ni abahe badasambana buriya kambyite gutyo ni abahe ni bangahe nta n'umwe muri bariya bose buriya wasanga hari ni ikibazo gikomeye okay ndumva ngiye twasoza cyeka ari mu mugenzi wanjye ikintu ashaka kukubaza cyangwa se nawe akaba ari ikintu wenda wumvaga wari kubwira abantu nta kindi narenzaho ibindi tuzabishakira umwanya ko ni birebire nk'ibyo ku rubyiruko ni birebire ibyo ni birebire cyane ibyo mu ngo ku bamama ni birebire nabyo no kubishakira umwanya inshallah hanyuma abakunze izi nama baza kwandika muri comment hasi bakatubwira ko bakeneye ko hari bakatubwira ikindi bashaka ko babaganirizaho cyerekeranye n'imibanire kuko iyo imibanire ni nayo ituma ibi bintu byose biba yego sawa urakoze cyane okay nimero ya telefone bishoboka wayitanga ku muntu wenda wifuza ko mwagira nzi ko utari bwemere kuyitanga ariko ntabwo kuyitanga bitaryoshye oya nta kibazo wayitanga hari igihe umuntu bajya babanyuraho buriya nta kibazo cyangwa bazajya batunyuraho bajya babanyuraho rwose kubera ko ntabwo ari byiza hari igihe utanga bikaba ibibazo yego sawa urakoze cyane reka mushimire namwe mwakoze kandi rwose muzasure sabe kandi ntimukihutire kwemera ibintu by'abantu abantu baba bagambanye babeshya yego sawa urakoze